Sheri hotse. Ahire hamwe. Hotse. Na gahunda mfite yo kugufata nk'impano iciriritse. Bafite gahunda yo kugufata nk'impano ikomeye. Kabisa. Ahawe n'Imana kandi n'ikene. Amen. Yumva se? Komereje amaboko inkuru ibaye mama Imana irabyemeye idukomereje amaboko niyo yabaye mu bihe bikomeye baraje babibwire amazina yabo ubundi tugirane ikiganiro cyiza. Ni karibu mutwibwire ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Bashimimana Oscar. Kaba nabo umusore. None ubona bari mu mugabo. Nashatse umuganga. Ubu twibanira. Ndumva hatwikiye rimwe. Kabisa ako kantu ushyizemo ni keza kuko urumva ko ubundi ubona rimenyereye ni Janine Umuraza, ariko nta mpamvu kugira ngo mvuge izina rye, umugabo we ahari. Rero ahise abisoreza rimwe avuga amazina yawe. Ubundi twihuse nawe isi uvuga uti muri abajene Marie muri yumva mute muri aka kanya? kenshi n'umugabo w'Imana biragorana ngo ndigaragu twaje n'Umuraza kutugira umuryango rero nkatwe Imana yateye ingene hashize hashari turashimika banyuranyije amaboko y'uruhande rwanjye ndakora kubaka Imana yakoze kandi ariyuzwe. Rero turiyumva neza ko twumva noneho nta kintu cyadutega kuvuga uriwe kugeza ubu nta mpungenge byadutera. Muri twavuga ko byaziduteraga kuko muri bimwe yaravuze ngo nubwo ntazi gushyumuka ngo nubwo ntari umuhanga mpamye gusa ko namenye ko Yesu ababarira, ariko mu nzira ducamo mu eglise tubarizwamo aho twagiye badukandagiramo, nubwo tutari tuyobewe ko nubwo umuntu ataba azi gushyumuka, nubwo yaba atari umuhanga, nubwo yaba azi ko yavuze ko yamenye ko Yesu ababarira, ariko tugira abantu benshi mu nzira tugenda tunyuramo uvuga bakakureba mu ndorerwamo bifuza bitewe n'impamvu zabo bwite. Rero twaje rero ngo musitirimuka dute turiyumva nk'uko abajene Marie abantu bose biyumva, turabona ahazaza hacu, intumbero yacu. Abize bavuga ngo ni future, turabona ni heza kandi nawe nk'uko ubibona wadusubira nako tutagarutse. Turashimira Yesu. Uvuga uti ariya amazina wari utubwiye ngo witwa Bashimimana Oscar. Uhita uvuga uti ndiyumva nk'umugore wa Nshimiyimana Oscar. Oscar. Oya nkubwije ukuri, umva nkubwire, niba ari ikintu kibaho ni ukuba ufite aho ubarizwa ukaba ufite uwo muganira. Noneho ibaze kumva ngo nitwa Umuraza Janine udafite umuntu uraza. Oya kwirarira ni kubi, ariko ubu ngubu niba ubivuze uti nitwa Umuraza Janine wa Oscar, siko bimeze se?
abakurikiye Elayo TV, uyu ni Janine mwari muzi, ariko uko mwari mumuzi ubu siko ari, yahinduriwe amateka, arashima Imana. Sibyo Oscar? Gira icyo utubwira nawe, gira icyo ubwira abakurikiye Elayo TV, mbese wisanzure nk'umugabo mu rugo. nanjye hari ibintu Uwiteka ajyaga atubwira twebwe tukabona ntibyashoboka. Burya ko kwitwa ingaragu rwose hari n'igihe ugenda mu muhanda ukabona mbese bitashoboka kwitwa umuntu w'umugabo Kabisa. ariko kubera Imana yo iba ifite uko yabigenje, ifite n'ubuzima bwawe bwose, ukabona uko bwije ndetse n'uko bukeye ubuzima buri kugenda mbese bihinduka, Imana ikanyuranya amaboko ibitavuga Imana mu buzima bw'umuntu. Nk'uko rero wishimye wanjye bivuze ati yitwa Mumuraza Janine, nanjye nararaga njyenyine. Yes. Ariko ubu ngubu wari kundaza narisigaga ngasanga imbeba nizo ziri kunyakira, ariko ubu ngubu ngishyika mu rugo ngasanga amazi arashyushye Kabisa. nta kibazo. Muri make buri wese yari afite icyo abura. Imana iravuga iti rero reka nze mbigenze gutya, uku niko yabigenje. Atari ibintu byinshi cyane, ni amashimo. Yakoze ibikomeye twebwe tutari gushobora. Yes. Kandi Janine uraberewe. Nuko umuntu atabasha kureba mu mutima w'umuntu ngo arebe uko umeze. Ntekereza kuko ndi kukubona inyuma no mu mutima ari uko bimeze. Oscar ageze ari cyabashakanye n'icyamamare. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye, ariko kubera ko Imana hari icyo iba yavuze ku muntu. Ariko nawe wari ubikwiye. Nzi ko nanjye nashaka umuhanzi. Wowe wari umuhanzi, ubwo nanjye tujya gufatanya umurimo w'Imana. Azajya ajya kuririmba nanjye nkore irindi mvugabutumwa. Reka mbabwire rero, nanjye ndi mu bantu bagira umugisha wo kubasura. Ntekereza ko ndaba ari njye wa mbere ahari kuva mwakora mariage. Ni njyewe. Ayiwe yuvuga ko ntari uwa mbere. Byari kumbabaza. Byari kumbabaza kuko ni byiza cyane. Janine hari indirimbo agira nkunda cyane ivuga ngo ndi umwana mu rugo. Iyo ndirimbo urayizi? Yes. Iwacu mu rugo. Ntiyongeza umwe. Nubwo ngo indirimbo narayumvishe ndayikunda, ngira amatsiko yo kumusura, kuba namubona akiri umukobwa ntibyakunda. Ubwo rero Imana wenda yari yashimye ko uyu munsi ari bwo mbasura. Janine, sinzi niba ndi buyikubaza aka kanya impamvu iriya ndirimbo yakujemo, niba ndi bubikubaza ubu ntacyo ariko wambwira kugira n'umugabo wawe nawe abyumve. Hari ibintu byinshi wenda hari akazi agiye kujyamo umuntu w'umutware, ariko ndashaka mbere y'uko tumurekura akagenda, ndashaka kumbwira ko iyo ndirimbo ukuntu yaje iyo ndirimbo kandi rwose udaciye ku ruhande. urakoze. uravuga ati nagira amahirwe yo kubasura, ntekereza ko uri uwa mbere. nibyo koko uri umuntu wa mbere dusuye, kandi mu bigaragara ntabwo twagiye tubabona nkiri n'umukobwa basabaga kuganira nabo, ariko navuga ngo umugisha urawufite, kuko nubwo nari Janine wahashize nihagararaga ijambo ryanjye Kabisa. ngira abantu benshi dukorana bagira amacana bagiye basaba ibiganiro nka bibiri. Urumva ntabwo tuzi uko unyereye tubona twese, ariko turakwakiriye muri uru rugo rwacu. Hanyuma mbaje kuri iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo ifite amateka menshi, nuko nakubwira. Ni indirimbo nasohoye mu mwaka w'2016, ariko ni indirimbo nasohoye nanjye ndavuga ni gift Imana impaye. Natangiye kuririmba mu mwaka w'2000 nubwo utabimbajije. Nasohoye volume yanjye ya mbere, hanyuma iyi ndirimbo yasohotse iri volume ya kabiri isohoka muri uwo mwaka wa 2000. Hanyuma rero muri iyo myaka nagize amakorali menshi yabamo, ngenda nyahuriramo n'ibintu byinshi byabangamiye umutima wanjye, birawemerera kumwe buvuge naciye ku ruhande. Hanyuma mu buzima busanzwe
nabayeho mu buzima bw'ubupfubyi ariko ababyeyi benshi naba bose uko ari babiri umwana avugaho nashyinguye umwe tukajya kwiga 96 undi mutoya hanyuma mama we ndamugira n'ubu ndamugira ariko ntibyambujije gukura mu buzima bwa gipfubyi kuko na mbere y'uko papa wanjye apfa twabanaga na papa gusa apfuye mpita ninjira mu nshingano zo kwirera njye ubwanjye no kurera abavandimwe banjye kandi byari bigoranye rero nabayeho mu buzima bukakaye kandi busharira ntavugira aha muri aka kanya ariko nza gukizwa 99 birumvikana nkomeza umurimo w'Imana ngenda mpura n'abantu batandukanye ntago navuga ngo nagiye mpura n'abantu babi gusa nabeza twarahuraga ariko abenshi nabagiye bankomeretse kajya bandebera mu ishusho yahashize yanjye bakanasitara bakavuga ngo ni wa wundi bitewe n'impamvu z'ubuzima hanyuma rero hari korali rimwe nashorejemo ntaza kuvuga izina ariko irazwi ariko sinabura kuba ko nayigiramo umugisha mu rundi ruhande niyo namenyeyemo gufata mikorofone niyo namenyeyemo gutinyuka imbere y'abantu nkavuga hanyuma rero kandi ni nayo navuyemo mpita mba umuririmbyi ku giti cyanjye ariko ntabwo nakubwira ngo nayivuyemo mbishaka ni ba bantu nyine tugenda duhura umuntu umwe yarankomerekeje anankomeretsa ari umunyembaraga afite amafaranga menshi hanyuma biboneka ko ari njyewe nyine bibaye ngombwa ko nkurwamo muri korali nkurwamo ariko ntabishaka kandi mu buzima busanzwe n'Imana irabizi na sheri wanjye Imana impaye muri uyu mwaka byumve mu mbaraga Imana izamu nari mvuze ngo mu mbaraga Imana yahaye sheri wanjye abyumve mbimubwiriye imbere y'Imana n'imbere yawe wadusuye nk'umunyamakuru nkunda kuririmba kabisa angaburiye nanyurwa ariko akandeka nkaririmba nanishatse kuba mu mbaraga azaba afite Imana imuhaye ngihumeka azashyigikira ivugabutumwa ryanjye maze ndirimbe kugeza ku munota wanyu nanishatse rero kuvuga iki navuye muri korali nkunda kuririmba gatama nkunda kuririmba naririmbaga nkavuga nti ndizihiwe kabisa rero urumva gukurwa muri korali nta ruhare mbigizemo byangizeho ububasha bitamfata umwanzuro ndavuga ngo ngewe kuririmba ntabwo nzabyongera numva ndabihaza umutima urabyimbye mfata inzira ngikanyarira kubwira Imana ko mbihaze kuko nayerekaga impamvu ariko Imana yo ntijya yumva impamvu irangije ndi hejuru ndikanyarire irambwira ngo uriya muntu ngewe mfiteho ububasha niwe utumye ureka kuririmba niwe utumye ufata umwanzuro wo kureka kuririmba imbwira ijambo rikomeye gata ntabwo nzaryibagirwa irambwira ngo ngewe nzagushyigikira ugiye kuririmba wumvwe n'abantu benshi kandi uzagira abantu b'umumaro kuruta butekereza ko wari ufite none natekereza kavukire yanjye urumva nubwo imyaka yagendaga ishira ariko nari nkiri wa wundi uba mu buzima bw'ibana bwigaburira bwiyambika ikintu cyose urumva nabaye mu makorari nzi uko umuntu asohora indirimbo kimeze avuga ati Janine ntabwo byashoboka ariko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka nibwo nicaye kuri uwo musozi nari buhamara iminsi 2 wa mbere urashira wa kabiri nibwo nahise numva muri nge hajemo ijambo rivuga ngo sinkivuye mu nzu y'Imana n'umurimo w'Imana sinkiwuretse ndavuga ngo aho kugira ngo ndeke umurimo w'Imana wo kuririmba ari umbeshaho ahubwo uyu nguyu ushaka kunsohora muri uru rugo rw'Imana nzaririmba we naba barasohoke niyo nkomoko y'umwana mu rugo ndavuga ngo ni umwana uvuka muri uru rugo ariko nanjye mvuka muri uru rugo kubera iyo mpamvu kuko uwamubyariye wambyariye muri uru rugo ntago data nyirukanye naho nahereye mvuga ngo oya mwami sinakuvaho kandi nta hantu najya ndavuga ngo impamvu ntagenda nuko ndi iwacu mu rugo kandi nta muntu wagira icyo ampaye
Yes. niyo nkomoko y'iyo ndirimbo mu magambo make mwari mwambajije. Murakoze. ni ukuvuga ngo rero njye nkubwije ukuri turamutse wenda dufashe icyo kiganiro tukaza kukivanga n'ibyo nashaka kuganira namwe na Sheri byaza kuba birebire. Tuzongera tubifatire undi mwanya Merci. tubiganire, noneho wenda nakubaze no ku kijyanye n'inganzo yawe. Murakoze cyane. Wenda twaganira ho gatoya kugira ngo na Sheri wawe nawe aze kutubwiraho gakeya. Ntabwo turi buze gufata umwanya munini cyane, nuko gusa nanjye nagira umugisha kugira ngo mbe ndi kumwe namwe nkaba ndi uwa mbere uganiriye namwe hano kuri Safiro TV. Sheri wawe niwe nari mfite cyane kuba naganira nawe akanya gato, ubundi nkamurekura akajya mu mirimo. Mu by'ukuri niba ntakugoye cyane, ubundi Janine Umuraza wamumenye ute? Janine Umuraza uko namumenye, njye Imana yajyaga imbwira ati nzaguha umugore w'umuhanzi. Yes. ariko njyewe bitewe n'ubuzima niberagamo bwo kutagira aho kuba, njyewe nkabona si byashoboka. Tubwire Oscar, rwose urizihiwe, ndabona ibyishimo ari byose. Tubwire ukuntu wamenyanye n'Umuraza Janine. Ukuntu namenyanye n'Umuraza Janine, hari njyewe Imana yajyaga imbwira ati mwana wanjye nzagukorera ubukwe kandi uzabukorana n'umuhanzi. Ngiye kubyumva simbyakira. Noneho muko kutabyakira nkavuga ati kuko naba ndafite aho kuba, ndafite epfo na ruguru, nkamenyana n'umuhanzi, nkabana n'umuhanzi ku buryo yajya aririmba nanjye bikamfasha. Nanjye mbese numva sinabishobora bitewe n'uko nari maze gutandukana n'abakobwa benshi. Imana yambwira ati nzaguha umugore w'umuhanzi, simbyumve pe, bitewe n'abakobwa twari tumaze gutandukana nabo. Nuko nyine sizo ukuntu naje kujya gusura abavandimwe, banyereka amafoto. Amaze kunyereka amafoto, mugenzi wanjye nyine niwe wanyeretse amafoto, arambwira ati nyine anyeretse amafoto nkajya ambwira ati abo bose nabo dukorana umurimo w'uburirimbyi. Ndebye ifoto ngo kuyi Umuraza Janine ariwe Sheri wanjye turi. None se aho ne amatsiko ahubwo ndashize. Yakwerekaga amafoto, ayo mafoto yakwerekaga abakobwa ngo uhitemo cyangwa wenda yakwerekaga bisanzwe? Mu by'ukuri njyewe numvaga ibintu byo gutereta biri gusa nibigira gute nibimvamo. None sinzi ukuntu narebye amafoto, yagufunguye album. Maze gufungura album ngenda ndeba amafoto, ndavuga ati abo bose n'abahanzi muririmbana. Ati n'abahanzi turirimbana. None uko ndeba amafoto nkabona umutima ntabwo uri kunyuranya n'ayo mafoto. Ariko nguye ku ifoto y'Umuraza Janine, ariyo Sheri wanjye turi kumwe. Ndavuga ati uyu muntu yaba afite gahunda umukunzi. Aravuga ati ntanya ntabwo ndabimenya neza, ariko nzagukurikirana amakuru numve yimba yarabonye umukunzi. Nuko rero twamenyanye n'Umuraza Janine, bibaye supaguru. bibaye ubwo ni mahwi. Yes, njye nari mvuze supaguru ariko bibaye. Urumva ko rwose nanjye ubu nkosoye. Bibaye mahwi. Ariko ni supaguru kuko n'ubundi umuntu arahira avuga ngo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ntabwo biba byoroshye rero. Ibiragusekeje gutyo. Erega Imana igisetse. Naje gukurikira amakuru numva ngo n'Umuraza, ndavuga ati ngo rwose agomba kundaza. Uko byagenda kose. Rero buryo umuntu aba afite amarangamutima ye bikamubamo ntabe yabona ukuntu abisohora, ariko nawe yumvishe igitekerezo wari ufite. Nawe yumvishe ko mu by'ukuri byamunejeje, kandi nanjye ndanezerewe. Usanga niwe ntago yakugoye ko ari umuntu wihagararagaho ko muzira. Ni amasengesho. Nabaye amasengesho menshi kugira ngo tubane. Byaciye mu nzira nyinshi kabisa. Nkarira imisozi, nkarara mu mazi, ahantu gasenye. Ushaka Umuraza uramubonye. Uwiteka rero turekeje igitangaza ejo bundi ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani. Nuko rero Uwiteka abikoze, yanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana. Amen. Twebwe ntabwo twari tuzi ko bizashoboka, ariko kubera Imana byarashobotse. Yes. Murakoze. Rega nawe wari umukwiye cyane. Ni ukuvuga ngo niba uri umwana w'Imana
ko aravuze ati reka ngume mu rugo, nayo igomba kureba hafi aho, nta mpamvu yo kugira ngo ijye kure. Kuza mu rugo rwanyu mukanyakira nk'uko yabivuze ngo hari aho ntari narabivuze, birumvikana. Wenda hari icyo wari utegereje kuko wari ufite isezerano ry'Imana. Muraza tugiye kurekura umutware ajye mu mirimo, nawe tuzasubira ubutaha utubwire byinshi, kuko ndumva ku mutima wawe hariho ibintu byinshi bigiye bitandukanye uzatuganiriza, sibyo se? Rakoze arakara gato ataragenda umutware wanjye, Imana yihereye. Birumvikana ngira aho mvuka kandi nakuriye, nahavuye kuri izo tariki yavuze z'uyu mwaka nyine. Wakunze kuvuga ku izina Umuraza, ni izina papa wanjye yanyise kandi abinyita ntabimusabye, nanaje ndarisanga kandi numva ntacyo rintwaye. Narishatse kuvuga ngo nagendaga mpura umuntu umwe yigeze kujya mu isoko, ndatambuka, ntambutse aravuga ngo Umuraza, wavuze gutya yari inshuti yanjye, ndi bari ababyeyi bombi, ariko umwe n'undi ndaravuga ngo he, uravuze ngo yitwa Umuraza? Ndi ngwi gazarinda apfa atabonye n'uwaraza. Ariko uyu munsi imbuga zikurikiranwa n'abantu benshi, ndi umugabo wo guhamya ko data yari mu buhanuzi. Uyu munsi nimba areba cyangwa duhurira mu nzira, arabona ko nabonye uwo ndaza kandi ukwiriye, umhagije, unyuze. Narishatse kubwira abantu benshi cyangwa bakeya ngayo abantu bavuga si Imana iha agaciro, kandi ibyo abantu bavuga si iby'Imana iha agaciro. Kimwe cyo abantu bafite intege nke nibiyongeremo imbaraga, umuntu agihumeka bigishoboka. Ndi Umuraza uyu munsi, uraza Oscar, kandi Imana yarabigizemo uruhare. N'ejo nzakikira, ndabyizeye, nzanaheka kabisa. Narishatse kuvuga ngo uyu muntu uyu munsi yambona abitekereza gute. Nigeze kujya kugura ibishyingiranwa, ndemera mbinyurana ku isoko, inzira ndayita kabisa, mbikubita ku mutwe, ndavuga ati ari hehe ngarebe ko nanjye nzashyingirwa kandi mbonye uwo ndaza njyanye n'ibishyingiranwa bikwiye. Mu by'ukuri ntako narenzagaho. Hari abantu umuntu abwira ngo uzapfa utyo, akumva ko azapfa atyo. Umuntu yamubwira ngo uzapfa udahetse, akumva ko azapfa adahetse. Nk'ubwo mwanjye nararyumvise n'abandi, uzamubwire ngo nzaraza, kandi nzaraza umuntu kwiranye n'igihagararo cyanjye kabisa. Murakoze cyane. Nako narishatse kongeraho Shera ataragenda, nka nyir'urugo wabahaye ikaze. Murakoze cyane. Ariko ubundi reka nkubwire, yego, hari abantu bakunda kuvuga ngo ni hahire hamwe. Basi wowe nta jambo wamubwira, n'undi aribwira undi, wenda tugasoze gutyo, hahire rimwe n'ubundi. Ijambo sindi bukwigishe ngo umubwire gutya, nawe umubwire uko, wenda tugahinira aho ngaho. Hashye wenda hanakongoka. Sheri hotse ahire hamwe hotse hotse po nta myaka 100 n'ubundi. Oya, tuzabana kugeza Yesu agarutse. Naho abantu bavuga nyine ntibakomeze bavuge. Kwanza murebe, mubwire ijambo wumva ushaka, nawe ari gusubize, tukurekure. Mutima wanjye rero nkunda cyane, nkunda Umuraza Janine. Wowe uzareka abantu bakomeze bavuge, kuko icyo Imana yavuze cyarasohoye. Kandi n'ibindi byose bizasohora. Imana ishimwe. Amen. Nta gahunda mfite yo kugufata nk'impano iciriritse. Bafite gahunda yo kugufata nk'impano ikomeye kabisa, ahawe n'Imana kandi n'ikeneye. Amen. Ntiwumva se?